zanjye rero badamu bagenzi banjye, ikunde kuko byakubera. Niwikunda uzaryoha, niwikunda uzatera imbere, niwikunda uzava mu bwigunge, niwikunda uzatera imbere mu mutwe, niwikunda uzifuzwa na buri umwe, niwikunda uzaba ihogoza mu bandi bagore. Ndakwinginze ngo ikunde, ikunde, wongere wikunde. Bakunzi ba Byakubera TV, muraho neza? Yambi umwami Yesu niyamamare, yamamare, agakiza k'Imana kaganze mu mitima yacu binyuze hano muri Byakubera TV. Nshuti zanjye rero, hari haciye iminsi ntabasuhuza, hari haciye iminsi, hari ibyo nari mugiyemo. Abantu bamwe na bamwe wenda tuziranye bazi ibyo mba ndimo, bazi uburyo mba ndokipe cyane, ariko ubu ngubu ndabohotse, ndahugutse kugira ngo nze tuganire, twungurane ibitekerezo binyuze muri iki kiganiro. Ndabategereje muri komanteri hasi, ndabinginze ngo mbasange simbabure, mpora mbinginga ngo mujye muza tuganire. Komanteri zanyu ndazikeneye, komanteri zanyu ndazifuza, ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuri njyewe, ndetse like zanyu ndazikeneye. Subscribe zo ni ukuri mumfashe mukore subscribe to Byakubera TV. ni ukuri nawe gukora subscribe byakubera, kandi nta kiguzi kindi bisaba. upfa kuba wafunguye iyi channel uri kureba kino kiganiro, ugahita ukanda kuri subscribe, ugakanda kukazogera kugira ngo ujye ubona notification zose z'ibiganiro bizajya binyura ahangaha. Ni ukuri I beg, ndabinginze kugira ngo musubscribinge, murebe ibiganiro byacu, nimubikunda mukore like, nimubona ari ingenzi musharinge bigere kuri bose, kuko nta kizaca ahangaha kidafite umumaro. Ndabinginze munshyigikire, ndabibasabye. Nshuti zanjye rero, nkuko muri kubyumva, uyu munsi mfite vibe nshyashya. Iyo vibe iragira iti: ubu nje kuvugana nawe mubyeyi, wowe uri kundeba aka kanya kuri Byakubera TV, ukaba wiherereye uri mu buriri, ukaba wicaye mu ntebe muri salo, ukaba wicaye ku gatebe hanze cyangwa ku kabaraza, ukaba wibereye mu gikoni wifashe gutya, uvuga uti reka scrolling ndebe ibiganiro biri kunyura kuri YouTube. Ndakwinginze wowe uri kundeba, wowe mudamu wirirwa mu rugo, wumva ko ntacyo umaze, wowe wumva ko nta gaciro ufite, ni wowe turi kuganira aya masaha. Ndakwinginze ngo mbere na mbere tera agasonga bugari tuganire, kandi urahungukira byinshi. Ni ukuri urahakura inama z'umumaro zizagufasha mu buzima bwawe usigaje kuri iyi si. Izo nama rero ziragira zite: mubyeyi uri kundeba pe, ariko ndabizi neza ko atari zo plani zawe wari ufite zo kuba uri kundeba aka kanya. Wari ufite inzozi nyinshi zo kuzageraho mu buzima bwawe, wari ufite byinshi wateganyaga kuzakora igihe uzaba uri umudamu wubatse urugo, wari ufite inzozi nyinshi n'ibyifuzo byinshi ushaka kuzageraho igihe uzaba warashinze urugo cyangwa se mu buzima buri imbere bwawe. Ariko nawe uri kubibona ko usa naho wabipfundikiye, byabaye down. Urabona neza ko nta magaruriro, ko byarangiye. Niko wowe uri kubifata, ariko nzanye amagambo y'ihumura kubwira ngo ntago byarangiye, ntabwo ari ryo herezo ryabyo. Ndakwinginze ngo va mu byo urimo, wongere utekereze nka mbere, wongere ufate umwanzuro, ujye ku murongo nk'uwo wari uriho mbere. Icya mbere, warihebye wumva ko nta gitekerezo cyawe cyumvwa, ibitekerezo byawe ko nta gaciro bihabwa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, wumva ko wageze iyo ujya. Icya gatatu, wumva neza ko umumaro wawe ari ukwirirwa aho ngaho nta kindi. Ikindi, wumva ko hari abagukorera, hari abakuvunikira.
ikindi wumva ko ibyo uri gutekereza ubibwiye partner wawe atabyumva, ubibwiye umugabo wawe ko atagushyigikira. Ariko ndakwinginze, ndakubwiye ngo ibyo uri gutekereza ntabwo ari byo. Icyo nakubwira wakwifashisha kugira ngo ibyo bitekerezo byawe uverifiye neza ko atari byo, nawe uzarebe, uzisuzume. Urabyuka mu gitondo ugategura abana bakajya ku ishuri, ugategurira umugabo akajya mu kazi. Wowe nta kindi wumva ko umaze, nta kindi wumva ko wakora uretse guhita wirukira hariya muri salo, ukirukira kuri televiziyo, waba udashaka kuyireba ufite mashine, ukirukira nyumbani, ukirukira mu cyumba, ugafata mashine, waba ufite amahirwe ukaba ufite network, ugahita ufata mashine ukajya kuri YouTube, ukajya kuri Instagram, ukajya kuri za TikTok, ukajya ku bintu nk'ibyo byose bitamaye agaciro, ukabyivurugutamo 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 zikakugereraho uri muri ibyo. Ese urumva koko wowe utabigiramo uruhare? Ese uzikunda ryari? Uzihesha agaciro gute utibonera umwanya nawe ubwawe? Ese uko nukwikunda cyangwa nukwiyibagirwa? Kandi ubwo warangiza ukicara ukavuga ngo ukunze umuryango wawe, ngo ukunze abana bawe, ngo wabitangira, ukunze urugo rwawe. Oya, nawe ubwawe ntabwo wikunze. Uri muri ba bantu biyahura, ntawe utaniye na babandi bajya kwa makuza cyangwa se bajya hahandi harya Nyabugogo bahita mu Nkundamahoro. Naho mutaniye, wowe ikigaragara nuko wiyahura buhoro buhoro. Nutagira Nyagasani we wenyine ngo aza gukure muri ibyo bintu, cyangwa guhure na Byakubera TV iguhumura amaso, urebe icyo ugomba gukora nk'umudamu ushaka kugira aho agera. Ndakubwiza ukuri do, nuko bizarangira. Uzasigara uri igishushushungwe, ugenda mu muhanda nawe ubwo utazi aho uri kujya, ibyo ukora byose utitekerezaho, ibyo ubona byose byiza ukumva ko bitakubera, ukumva ko ari ibyaba runaka. Kubera iki? Waripfundikiye, wigumishije muri ka gasanduku ka televiziyo, wigumishije muri ka gasanduku ka mashine na za telefone muri YouTube, niho wirirwa honyine. Ntabwo ujya ufata umwanya uvuge ngo nditekerezaho ngewe ubwanjye, nditekerezaho ikintu runaka. Ese inzozi zanjye uko nazitekerezaga maze kugera kuzihe? Ibyo ngibyo ntabwo ujya ubiha agaciro. Nje rero aricyo nje kukubwira ngo va muri ibyo ngibyo urimo, itekerezeho, wisuzume, wiyibuke cya gihe za nzozi zawe wari ufite, ibyifuzo byawe n'imipango yawe wari warapanze cya gihe, wongere ubiha agaciro, kuko kwirirwa muri ibyo ngibyo ntaho byakugeza habe na gato. Ndakwinginze, ongera witekerezeho, wihesha agaciro nk'umugore mu rugo, wihesha agaciro nibwo uzagira ijambo, wihesha agaciro. Nutihesha agaciro ngo wikunde, nta na rimwe uzigera ugira ijambo. Nawe ubwawe uzahora wisuzugura, abantu bose bazabona ko ntacyo umaze. Ariko ndakwinginze ngo tangira wikunde, tangira wiyiteho, nawe ubwawe ujye wireba, ufate miruwari, wirebe. Urumva, wirebe uvuga atari kuzi kuko nanjye nari mwiza nkaba narecupije. Iyibuke kirya gihe wiyitagaho, ibuka, fata miruwari wirebe, wibaza uti uyu ni ngewe wa cya gihe. Wibaza uti urebe koko niba ari wowe wacyagiye cyangwa ari wowe, niba ari wowe wiyifuzaga kuba umeze gutya. Ese ko wirebye muri miruwari wibonye ute? Ese uko wibonye ni nka kwa kundi wibonaga kera? Ese niko wifuzaga kwibona? Ese niko umupatena wawe uwo mwashakanye niko yifuzaga kukubona cyangwa wamubereye mushya? Isuzume, wongere wisuzume. Ndabizi neza ko urasa nawe ubwawe agahinda kari bukwice, uri bwitekereze wiyange, uri bubone n'agaciro ufite. Abantu bose
ndakubwiza ukuri, abantu bose babona ko nta gaciro ufite kuko ntukikunda, ntukiyitaho, nyine waragiye uwo mu rugo kubera ko udaproducinga, kubera ko nta kintu na kimwe ukora mu rugo wumva ko waha agaciro. Nawe ubwawe koko n'ibyaguhesheje agaciro cyangwa n'ibyo wowe wagakoze ukumva ko uri uw'agaciro, ubiharira umukozi. Umukozi ni umenya ngo mwariye iki saa sita mwatetse, ni umenya ngo umunyu washize, ni umenya ngo hakenewe iki, ni umenya ngo ahantu hasa nabi, ni umenya ngo imyenda ikeneye gufurwa. Wowe uri uw'imbere ya televiziyo gusa, mbese ntacyo umaze. Nawe urabibona neza ko ntacyo umaze, niyo mpamvu widegrada n'umupatena wawe ukamutinya, kuko warangije kwitesha agaciro. Ubona ko nta gaciro ufite mu buzima bw'isi, ubona ko nta gaciro ufite muri urwo rugo, uretse kwirirwa wicaye wihinduye ikimara, wihinduye icyo ntazi, wihinduye umuntu uri aho ngaho gutyo gusa, wihinduye umutako nawe udafite agaciro. Ubona bihita, wahindutse nka ya nkingi bavuga ngo ni mbona bihita, imwe y'ibwami mu mbere bavugaga ngo ni mbona bihita. Nawe wihinduye umuntu uri aho nyine wigize nk'ikivaze kiri aho giteretse, wumva ko nyine ntacyo umaze. Ariko ndakubwiza ukuri ko utangiye gahoro gahoro ugakora utuntu duto duto, ugatangira kwikunda, wamara kohereza abana ku ishuri, nawe ukaza ugakaraba, ukiyitaho, ukamenya ngo ndanywa icyayi. Hari n'abirirwa muri izo televiziyo nta n'icyayi banyoye. Ukamenya ngo ndarya umugati mu gihe uwufite, niba utawufite nyine ukihangana, ariko ukamenya ngo ntawo mfite ariko nanitekerejeho. None se urabyukira muri televiziyo, nturi bwibuke no gukaraba, nturi bwibuke kuborosa. Uko bagusize mu gitondo nuko bagusanze nimugoroba. Ese agaciro wowe kuko urumva wakiha? Tangira wikunde gahoro gahoro, gahoro gahoro uve muri ibyo ngibyo urimo, ko naho byakugeza. Kandi ni wihesha agaciro uzabona impinduka. Nutangira kwikunda ukamenya ikibura mu rugo, ukamenya ngo birorganize, apana bya bindi byo guhamagara umugabo saa 4 saa 5 umukozi akubwiye ati mabuja karame uri muhehe muri televiziyo, umunyu washize, reka nze mpamagare papa runaka, mabuja karame, ndabona none umuceri washize. Aka kanya se umuceri washize, ntuzi igihe washiriye, ntuzi uko wakoreshejwe, ubona waka amafaranga y'ibyo ngibyo gusa. Wagera amahirwe bakayaguha, wagira ibyago nabwo ntibayaguhe, ukabura aho ngaho nk'ivaze gusa, utazi ngo activite zo mu rugo zikorwa gute. Ndakubwiza ukuri ko iyo ukurikiranye ibyo mu rugo, nawe ubwawe wumva ko uri ufite agaciro, wumva ko uri uw'umumaro muri urwo rugo, wumva ko uramutse uhabuze muri urwo rugo hari ikintu baba bahombye. None se niba nawe ubona ko nta kindi kintu umaze, urumva nawe ubwawe nyine wakumva ko nta gaciro ufite. Njye ndikunda da shwi. Gerageza kwikunda. Ubu nkawe hari igihe wirirwa wicaye muri ibyo, udashobora no kumanaginga ibyo mu rugo ngo umenye ngo byakoreshejwe gute. Basi nunabijera neza uzisagurire n'akaji umwe. Ahubwo ugahora wifuza kuvuga uti wampa kariya kaji, wakabona uti wampa kariya kaji, wabona abantu bameze neza ati wampa biriya. Ariko se wowe wakoze iki kugira ngo usevinga, kugira ngo ubibone? Wakoze iki kugira ngo wizigamire niyo cyaba igiceri cy'ijana, kugira ngo ejo n'ejo ubundi icyo ngicyo uri kwifuza uzakigurire? Ese ubundi ni ngombwa ko wari uteze umugabo amaboko? Ntabwo ari byiza. Yego pe, ndabizi neza ko akazi kabuze, ndabizi ko wabuze akazi, ariko wanze no gukora ka kandi washobora. Wanze no gutera intambwe byonyine ngo unabitekereze, ntubishaka, utegereje ka kazi ko mu biro. Kandi wirirwa kuri network, kandi wirirwa upostinga hahiye hashumye. Ese ubundi ubwo oya umudamu nshuti yanjye ndakwingize, va muri ibyo kwigira kaboyi, kwigira umugore w'intakoreka, ngo uvuge ngo njye nta nshuti z'abagore ngira, ngo nta kigare cy'abagore ngira. Sinkubwiye ngo jya mu bigare by'abagore. Urabizi neza ko hari ibigare bisenye bikaba byagusenyera neza neza, ugataha amaramasa.
urugo rwawe rukagenda rukagurumana, bamwe muri abo ngabo bakaba banagutwara n'umugabo, urumva. Ariko reba abantu mwagendana bagira umumaro, bakugirira umumaro, ubona neza ko hari icyo bakungura. Impamvu ndi kubikubwira, hari gurupe umuntu abamo ikamugirira umumaro kurenza umuryango we wamugirira mu bijyanye no mu myubakire psychologically, mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Hari gurupe yakubakira urugo rwawe rugakomera, rwari rugeze mu manegeka, rwari rugeze hahandi rurangira uvuga ati ndayamanitse, ariko iyo gurupe ikaba yagufata ikongera ikaguhagarika, ikakurema, ikaguforoma, ukongera ukaba umugore muzima, umugore wifuzwa, umugore ubereye urugo, umugore abantu bose babona bakavuga ati wow, urumva. Ariko nanone ntabwo ibyo byose abigeraho utikunze. Wikunze wamenya ya magurupe mazima yakugirira umumaro. Wikunze wamenya aho ukura amakuru mazima y'ingenzi mu buzima bwanyu. Ndabinginze rero, ntimundakarire, ntimuntera amabuye, ariko va mu bugoryi, va mu buyobe, va mu bujiji, humuka. Humuka nshuti yanjye, ibyo urimo ntaho byakugeza. Nta na hamwe ndakwinginze, va mu buyobe, va mu bujiji, va mu kwigunga, va kubaterera ibyo byose bisiga inyuma. Haguruka wongere ukorere urugo, uhere kuri twa tundi dutoya, kuko ntago nkubwiye ngo haguruka uvuga uti ngiye gukora ibi ngibi. Hoya, hera kuri utwo dutoya two mu rugo, uzajya ugenda nawe uhumuka, ufunguka mu bwonko, ufunguke, wumve ko hari icyo wakorera umuryango kandi ukanyurwa ugashimishwa nabyo. None se reka nguhe urugero, uzarebe wenda rimwe kangana gutya gato cyane, wigeze rimwe mu buzima uvuga uti ngiye guhaguruka byibuze nkora isuku mu rugo rwanjye, ngiye guhaguruka byibuze ntekera urugo rwanjye. Ese waba warabonye ukuntu abana bishimye igihe babatekeraga? Waba warabibonye reaction yabo ukuntu bariye bishimye? Waba warabonye reaction y'umutware ataha agasanga watetse, ataha agasanga mu rugo hari isuku, ahita detectinga ko iyo suku yakozwe nawe? Isuku yawe wowe ubwawe nyir'urugo itandukanye n'iy'umukozi. Waba warigeze ubona ibyishimo cyangwa reaction no guhinduka kwabo mu maso? Ese uramutse ubikoze regiriye Roma, ugerageje kubikora buri gihe, urabona utaba uri gutera intambwe izamuka iva hasi ijya hejuru? Ndabinginze rero, ndabinginze, gerageza, va muri ibyo ngibyo urimo, ugerageze, kandi hatana ndabizi ko uzagera ku nsinzi, kandi ndagutegereje hara muri commentaire. Ibyo nkubwiye nubikora bikaneyisisa, ibyo nkubwiye nubikora ukabona ko bikora, ndagutegereje hara hasi muri commentaire. Ndagutegereje, kandi ndabizi neza ko uzansanga yuko ambwira uti wow, urumva. Ikunde mbere na mbere, kandi nukuri kwikunda byakubera. Twa tuntu twiza twose ubone ku bandi, nawe twakubera cyane. Kandi nyuma yo kukubera byaguha umunezero wawe n'abawe. Niyo waba uri umukene, niyo waba uri umukire, ndabizi neza ko byagushimisha kandi byakubera. Uzi ko hari n'abakire bataberwa? Hari abakire bahora babihiwe kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru, agahora mu marira. Kubera iki? Nyine nawe yariyaze, afite byinshi ariko nta munezero, kandi umunezero wa mbere niwe muri we. Nabanze yikunde, yiha ibyo ngibyo byiza, yumva ko yaha umuryango we. Namara kubyiha, ntago azabyiha wenyine, n'umuryango wazawuha. Azabona ko atari we bibereye gusa, n'abandi bibabereye, ariko yihereyeho ubwe. Ntago wajya gutanga icyo udafite. Na Bibiliya iratubwira ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda ubwawe. Ntago uzakunda mugenzi, ntago uzakunda abana bawe, ntago uzakunda umugabo wawe wowe ubwawe utikunze. Waba uri kubaho iki se nawe udafite? Ntago bishoboka.
icyo gihe waba umeze nk'uri gukora ibintu mu kirere gusa utazi iyo biva. Ariko ndabinginze mwebwe mufite ibintu mwananiwe kurya kubera agahinda, ukirirwa ufite umutima uhagaze ngo patina wanjye arambabaza gutya na gutya ngo none ngo namugukine, umva ibintu byinshi ntavugiye ahangaha. Niwikunda ukiha agaciro, ukumva ko uri uw'agaciro, ukumva ko uri uwo wakwifuzwa niba uwo ari we wese, uzabona ko uri uw'agaciro, n'ibindi byose utekereza uzabitesha agaciro. Urumva ibyo utekereza ko byaba bikuruta imbere y'abawe uzabitesha agaciro, wumve ko ari wowe nyine umeze bye. Numara kwikunda uzabona ko uri igikwerere, uzabona ko nta n'ukuruta. Nyuma rero yo kubona ibyo byose uzishima, wishime, bikunde, nurangiza ibyo nibigusaguka ubihe n'umuryango wawe, ubone ko umuryango wawe ari mwiza, ubone ibyiza byabo. Mbere ntiwabibonaga kuko wahoraga ubihiwe, nta cyiza bagukoreraga ngo ukibone, reka wirirwaga ubihiwe. Ariko numara kwikunda uzaba wahumutse, ubone patina wawe ni mwiza, ubone ibyiza nta wundi wabiha atari we, ubone abana bawe twa tundi twose ubona twabana twiza twose wumve watubaha mu bushobozi bwawe buke, ubaha ibyo ubona ufitiye ubushobozi. Ibyo udafitiye ubushobozi ujye ubaganiza, ubabwira uti bana banjye bizagenda gutya na gutya, igihe iki n'iki nzabakorera utu. Nawe ujye wibwira uti nubwo meze gutya, nubwo ari uku nguku umeze, nubwo ndi kwifuza ikintu runaka sinkibone, ariko hari igihe nzakibona. Ugahita wibwira uti wawu, ninkibona nzahita mba neza noneho kurenza uko meze uku nguku, nzahita mba umuntu w'agaciro gakomeye. Ariko n'ahangaha ndi uw'agaciro kubera ko wahumutse amaso, uraharanira noneho kubikora kugira ngo uzagere kuri ka gaciro kari maximum wifuza, kuko wahumutse usigaye ubitekereza ukavuga uti wa ninkora gutya na gutya nzagera gutya na gutya, nzagera kuri ABCDE. Upuraninge, upanga, uvuga uti ninsevinga, n'urugero ngiye gusevinga amafaranga, nzayakuramo igishoro, nzagikoresha gutya na gutya, nzagira gute. Ahandi ku ruhande nanone ngiye gusevinga, nzagurira abana iki n'iki, nzagurira abana umwenda, nzagura abana urukweto, nanjye ubwanjye nzigurira, nzagura patina wanjye akagifti nkamutunguze, utuntu nk'utwo. Ariko bizatangira no kwikunda, no kwisobanukirwa, no kongera kwiyinjiramo wowe, ukibuka inzozi zawe, ugaharanira kuzigira impamo, ntarirarenga. Ni ukuri kandi byakubera, haranira kubigeraho, byakubera cyane. Ndabakunda cyane inshuti zanjye, gerageza. Abatarakora subscribe ndabinginze, ndabasabye ngo mukore subscribe. Abatarakora like ndabinginze mu likinge, mu sharinge, commentaire hasi ndazitegereje, ukande kukazogera ntazagira ikiganiro kigucika, kuko ubu njenje mbahishiye byinshi, mbafitiye byinshi cyane abadamu, mbafitiye byinshi. Umugani wa Jihad, mutera agasonga bugari. Ndaje dutwike, ndaje twikunde, ndaje mwisobanukirwe, ndaje mbabwira amabanga menshi azatuma ibyo byose mubigeraho. Kandi ndabinginze, ndabizi neza ko nidufatanya tukungurana ibitekerezo tuzabigeraho.